Murakaza neza kuri BYIKORERE TV, ndabashimira kumwe amaze gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda cyangwa se wapyonda subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubereka akantu keza gashimishije, ndetse nko mubisoma kuri title na kise niko biri. Ni uburyo ushobora kumviriza calls iyo ariyo yose. Yashobora kuba ari inshuti yawe, girlfriend, boyfriend, umuntu wenda runaka, for the purpose I don't know yo ufite, ariko kuri purpose runaka. Ariko mbere yuko nkomeza ino video, ibi ngiye kubereka ntago ngamije kugira ngo mugende mubikore mu practicing ku bantu, just is education purpose, kugira ngo umenye ko biriho unamenye nuko wabyirinda. Hari abantu bakunda kumvirizwa cyane, usanga ufite boyfriend arakumviriza, usanga ufite girlfriend arakumviriza, wowe utabizi, kandi sometime ntabwo biba bigaragara neza, ntabwo ari umuco mwiza. Impamvu ngiye kubibereka ni ukugira ngo mumenye ko bibaho, mumenye nuko mwabyirinda. Rero ikintu kiba gihari aha ngaha ntabwo byoroshye nk'uburyo bwa mbere naberetse ukoresheje amakode, ntabwo byoroshye aha ngaha ko wamenya ko umuntu akumviriza, kuko uburyo ngiye kubereka ni uburyo bundi buri secure cyane. Ni application bita hidden call recorder. Ni iyi ngiyi bayita hidden call recorder. Muri Play Store yabagamo, bayikuyemo kubera nyine ibyo ikora kubera ibyo ikora bahise bayikuramo. Rero iyo wanditse ugeze kuri Google bisanzwe wandika hidden call call recorder, itiza deni iyi ngiyi APK ureba ifite wananga, biragoye kuhita uyibona. Uzabona tuvugishe kuri image kugira ngo ubone icon yayo. Ni iyi ngiyi ije bwa mbere, iyi icon niyo yayo. Then itufungura ino site, visiting ino site nyine kugira ngo uyibone, ukahita uyisanga aha ngaha. Icyo ukora ni ukanda kuri hano hari download. Barakubwira Android ya detecting kavuga ngo iri harmful, kubera ko nyine ibyo ukora ntabwo sometimes bigaragara bikorwamo nka spy. Rero iyi downloading, iyi downloadinze ukurikiza icyo bita kuyikorera installation. Abantu bakoresha GB murabizi ukuntu bayikoresha. Rero iyo imaze kuyinstalla, ngenda ifitemo ngiyi. Ikintu cya mbere bagusaba ni uku agree, ukora agree, warangiza ukatugera kuri n'uzimeze gutya. Umaze kwa terms and conditions zayo ukamara kubyemera, uhita winjira muri page imeze gutya. Warangiza ukahita ukanda hano ugashyiramo email yawe. Urabona ko nashyizemo email yanjye already, this is my phone. Mfite uburenganzira bwanjye gushyiramo email yanjye, ariko we ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya muri telefone y'undi muntu ugashyiramo email atabiguriye uburenganzira. Ni education purpose, mumenye ko biriho. Ntabwo nababwiye ngo mujye kubikoresha ku matelefone y'abandi, nyamuneka. Just it is, birakora ni ibya nyabyo. Uramwumva ukabyumva, ukarecevinga message, ukarecevinga everything, amafoto yafashe, ukarecevinga ikintu cyose, activity ariyo yose yakorewe kuri telefone, haba emails, ama message asanzwe SMS, haba ama voice call, WhatsApp message, ikintu cyose cyakorewe kuri telefone ubasha kurecevinga as report. Ni nayo mpamvu abantu benshi bazikoresha nka backup, ita backup service, ku buryo ibasha gusevinga ibintu byose kuri email automatically, bitagombeye ko wowe ubigira, bitagombeye ko wowe ujyamo ngo ujye kubya-uploading. Rero iyi ngiyi iyo ikoresheje mu buryo bwo kumviriza umuntu birakora cyane, ndetse anabimenye bishobora kuba byakuviramo, kuko nta kintu na kimwe kiba gihishe kuri we, byose arabibona, ameze nk'ukambakamba nk'uwisha muri kaburimbo. Hanyuma ushyiramo email yawe hano. Irangije gushyiramo email yawe ushyiramo access code. Ino access code ni iki? Kubera ko ino application abenshi bayikoresha nka spy. Iyo ushyizemo access code, tuvuge niba ino access code ni ukuvuga ngo ino application igomba kuba itari kugaragara muri screen. Iyo igaragara muri screen nyine nyirayo byavuga ati application ntabwo ari njye wayesitayemo, akayikuramo. Rero iyo ushyizemo access code, ngira ngo muri kubibona ko hano mbere yagaragaraga, hano application iri kugaragara, ariko nishyiramo ino access code nkemeza, ngakanda hano kuri irahita iri movinga ya icon, ngira ngo murabibonye ivuyeho. Uwaza agakora byose ntago azi kirimo, ariko ngiye kuko nzi access code nshobora kuza ngakanda hano mu bisanzwe muri telefone, ngakanda 1 2 3 4 5 6 gutya.
then narangiza iyi ni access code ihita inzana muri ya application kandi ikaba yagarutsemo icon yayo, nkaba nakora ibindi nshaka gukoraho then nkayikuraho. Noneho bigenda gute? Icyo tugiye kureba, nashizemo iriya email iyo maze kuyishyiramo ndaza hano kuri email bisanzwe, ni iyi ngiyi nasizemo, ni iyi ngiyi yanjye isanzwe. Urabona ko barambwiye ngo ino message ya mbere iri hano abari mu consideringaho mobile recorder Tecno ibwo nyine n'ubwoko bwa nari nyikuyemo, n'ubwoko bwa telefone yanjye irimo hano ya email nasizemo hariya, izajya ibasha kurisivinga calls. This is automatically generated email. Ibi ngibi byo ni ukuvuga ngo byamaze kuba connected, bivuze ngo iyi telefone iyi email izajya risivinga all information zivuye kuri no telefone. Rero aho naba ndi hose ikintu cyose cyaba cyakozwe kuri no telefone nzajya nyirisivinga, haba amajwi, haba ama audio, haba n'ibindi byose. Rero niki wakora kugira ngo umenye ko hari umuntu westa ya application nk'ingiyi muri telefone yawe ubasha kukumviriza? Nta kindi kintu wakora ni ukuza muri setting wowe ubitekereza, kuko utazira access code ntago wapfa kubibona. Uza muri setting, ije muri setting uzana muri app management. Iyi app management itegwa app list. Muri app list hano hejuru hari ahantu haba handitse show the system story kanze okay. App list, ubundi muri app list generally zita zizamo, iyo zitajemo hari zihishe ukanda hano haba handitse ngo hidden app. Izi hidden ziba ziri hara hejuru tubibona, urabona ko ino ibihari ahangaha ibigaragara. Rero icyo ukora ni iki, iyo uyibonyemo uhituza ukaza ukarimuvinga iyi application muri telefone yawe. Urabona ifite call logs, ifite permission zose ifite call logs, camera, contact, file, microphone, izi zose irabasha kubyaccessinga, byose irabasha kubyaccessinga, nta kintu na kimwe kibuza. No permission denied, nta kintu yinibujijwe, byose irabasha kubyaccessinga. Rero ino application ibonye mutarayestaye atari wowe wayishize muri telefone yawe bisanzwe, urayirimuvinga, ukora uninstall ukayikuramo, kuko byo byakugora kumenya ngo ninde wayisizemo. Ariko iyo ukanze okay, iyo ujemo hano muri setting hari ahantu kanda kuri application ukabona ahantu handitse open. Iyo ukanze kuri open ihita ikuzana kuri nuza, ushobora kumenya email ibasha kurisivinga ibintu byawe, ukamenya n'uburyo wayihandlinga n'uburyo wabikuramo. Rero iyo imaze kubikuramo biba bibaye ubu wongeye kuba safe. Rero ikintu nakubwira, niba wowe ugitekereza ko bakumviriza, ushobora kuduhamagara tukagufasha kubimenya, tukaguha n'umujyanama n'icyo wakora. Hanyuma wowe nushaka kujya wumviriza abantu, ntago ari inama nziza nakugira, ariko just in case bibaye biri ngombwa wabikora. Ariko nyine icyo ugomba kumenya nuko bitemewe n'amategeko. Si nkubwiye ngo ubikore, ndakubwiye ngo mu gihe biri ngombwa, ariko ntabwo byemewe ibi bintu mu by'ukuri, ndetse biranahanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Icyo nakubwira kindi nuko iyo wakoresheje buno buryo, igihugu waba urimo cyose ubasha kumva ndetse ukabasha kwakira amakuru y'uwo muntu wabashije gushyira application muri telefone ye. Rero mwakoze cyane kubana nanjye kuri no video ni Byikorere TV, ndetse buno buryo mujye mumenya ko bubaho, munabwirinde mu gihe bibaye ngombwa. Kora subscribe, like, comment, share byose kugira ngo dukomeze kujya tubana kuri video zacu za buri munsi.